yawe by'umwihariko kuko yabaga azi yuko ndi mwarimu nza kuza kumuhamagara arambwira ati wamenye yuko namenye guteranya menye yuko namenye kugabanya imibare arampagara viens je vais te montrer aranjyana mu rugo ajya kunyereka ku kibaho cye aranyereka ukuntu asigaye azi kugabanya guteranya kwandika n'ibindi. Ibyo byose rero byampaye icyizere ndetse numva biranejeje yuko umwana ikigero twifuzaga ko ageraho yakigezeho rwose. Rero arishimye kutubwira ati ngiye kujya kwiga primaire. Yamaze kwiyakira ko amaze kuba umugabo maternelle ayisoje icyiciro yagishoje. Ubu ngubu arimo aratuganira ati ndashaka kujya kwiga mu mwaka wa mbere primaire. Ukumva yamaze gusobanukirwa amaze no kugira umurongo w'amasomo. Ibi rero byabaye ku rundi ruhande hari icyo birema mu mwana, bimuremamo estime de soi, kwigirira icyizere no kumva ko ashoboye. Ariho hahandi umwana no mu gihe abaye umuyobozi cyangwa se ahawe inshingano atagira ubwoba isoni zo kuba yavugira mu bantu benshi. Uburyo abana bakunze kugira amahirwe yo gukorerwa ibirori nk'ibi no guhabwa ijambo mu bantu benshi bakiri batoya, biraborohera cyane iyo babaye abayobozi. Leadership baba yiyumvamo kuvugira mu bantu, ugasanga umwana no mu bandi yagiye ku ishuri aratowe abaye chef de classe n'ibindi. Abo bana bagiye bagira ayo mahirwe yo kurerwa mu muryango bagahabwa umwanya wo kuvuga no kwisanzura, usanga n'ubundi iyo bagiye muri societe y'abandi bana bahita bidistinga. Twe nk'abarezi twabikurikirana tugasanga umuryango ababyeyi bagenda babaha uwo mwanya. Nkaba narangiza rero shishikariza mu by'ukuri n'abandi babyeyi ko iki gikorwa nabo bakigira icyabo, ntitubyumve yenda nk'ibikorwa n'umuntu ufite amafaranga ushaka gupfusha ubusa gushimisha umwana gusa, ahubwo tukabifatamo nk'isomo natwe tugatangira guha abana bacu amahirwe yo kugira ngo babashe guhuza umuryango, bavugire mu muryango, bumve ko bahawe agaciro, bavutse bakenewe n'ibindi. Aba nandangiza nshimira ababyeyi batekereje iki kintu no kudutumira natwe kugira ngo tuze kwiga. Ndumva ndangije mbashimira murakoze. Nitwa Mukankuranga Atanazi, nkaba ndi nyirakuru wa VIP cyangwa se Jasmine. Ko nakazina k'akabyiniriro twamwise tumwita VIP, ariko izina rye ni Jasmine. Aho rero nshima cyane ritangiriro ry'uyu mwana, uburyo yatangiye yiga akatangira no mu mivukire ye, mu mibereho ye, yabaye umwana w'intangarugero kandi aba umwana mwiza mu buryo umuntu atabasha gusubiramo. Ariko icyo nshatse kuvuga cyane ni uko aho agereye mu ishuri yagaragaje uburere bwiza, agaragaza imyitwarire myiza, kugeza n'ubwo ubu ngubu tubonye ibirori bye nabyo tukaba tubishimiye Imana. Aho rero bikaba bidakwiye kugarukira aho gusa intera agezemo, ahubwo hari icyifuzo gikomeye cy'uko yakomeza. Twamuhaye impano y'amakaye n'amabike kugira ngo akomeze atere imbere, kandi kugeza n'igihe azasoza n'amashuri yisumbuye akinjira muri maîtrise. Nicyo tumusabira cyane kugira ngo azabe umwana wiyubatse kandi yubatse n'umuryango ndetse yubatse n'igihugu. Ibyo rero nibyo twasaba cyane mu cyifuzo turimo dusenga tuvuga ngo Mana mufashe arusheho gutera imbere, kandi atere imbere mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka, akunda ijambo ry'Imana anasenga. Ngibyo numva nta kindi nakongeraho nka nyirakuru w'umwana, rero n'umwuzukuru wanjye kandi ndamukunda cyane. Cyo musaba no kugira ngo agire imbaraga z'iterambere, kandi mu gihe gikwiriye tuzi ko Imana izabikora. Murakoze.
mazima